waba ujya wicara mu nshuti zawe bakavuga uruzungu ntugire na kimwe utoramo, nuko hari ibanga bakurushije utamenye, bagutanze kumenya ishuri Action Driving and Language School. Reka nanjye nkwibira ibanga, gana ishuri ryacu Action Driving and Language School ubashe kwivugira indimi nk'uwavukiyeyo: Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili n'Igishinwa. Kuri baba ndi mwifuza kujya mu mahanga namwe tubafite impamyabumenyi cyangwa se certificate nka TOEFL, IELTS, DEF na TEF. N'abakeneye kwiga computer ntago twabibagiwe. Action Driving and Language School kwigisha amategeko y'umuhanda kubashaka provisoire, kwigisha gutwara ibinyabiziga kubashaka perime kandi mu gihe gito. Wadusanga henebere karundu kura Yesu Mana yanjye ko nta mbuto mbona zirimo. Hello Pastor, muraho neza? Ese amakuru yanyu ko mutakivuga? Turaho turashima Imana. Mwebwe mumeze gute iwanyu? Murakomeye mumeze neza? Sana twe tumeze neza nta kibazo nuko mwatwanze. Nta no kumpamagara ngo mbaze amakuru yanjye koko. Oh ya. None se gushanga guhamagara kangahe koko Deborah? Ahubwo Deborah reka nkubaze. Hari ikintu ushaka kukubwira? Ni iki se ushaka kumbwira Pastor wanjye nkunda? Oya kabanizo nkunda zawe se tega amatwi wowe. Ubundi nkubaza, urukundo ukunda umugabo wubatse urukundo nyabaki? No gushaka amafaranga nirari kuko umwana nkaye umukobwa ufite ejo hazaza ugiye guhinduka gatobero k'abagabo koko? Mbwira koko unkunda utuzi ko nubatse. Yego ko haba iki se kandi Pastor, ibyo ni bicyo uri kumbwira ndaduteranije? Nta muntu waduteranije. Tega amatwi ngewe nkugira inama Deborah. Umuntu yagwa mu cyaha byo birashoboka, ariko ikosa ni ukujyaho ngaho nimba waguye mu cyaha ukabyigaraguramo bikaba nka hari ibintu byawe. Ubu si urukundo mubeshye ngo ngewe nata umugore wanjye nishakiye nirongore twakoze ubuku umugore w'isezerano wambyariye abana ngo nje kwandavura kuri wowe. Wamenye ubwenge sha kabagabo bakaba kumarira hirari bagiye kukugira gatobero. Nje ntabwo byakunda wanyibeshyeho ntabwo byakongera. Ahubwo reka ngugire inama, ntukajyemo amaguru ugiye kumbwira ibintu nk'ibyo ngibyo. Oya ntabwo ari ukwiyemera ndi kukubwiza ukuri kandi akugira inama, sibyo? Nanjye narabyenda umubyeyi ngi urumva ntabwo ukunda urukundo. Ubwo se ngukunde kurenza umugore wanjye asize mu rugo? Ariko abakobwa bikigiye kukimutumva. Mbwira nawe wifata ugatereta umugabo ufite umugore cyangwa umugabo ufite umugore akaza akavuga ngo ndagukunda. Ubona ni ngiye ugukunze se? Usibye nawe nihagira n'undi ubikubwira ntukabone ko ari we. Jya ubona ko ari Satani murimo ari umudayimoni umurimo. Umugabo ufite umugore agutereta ate? Agutereta ate koko? Wacunze neza. Umva mubwire mwana mama, abo bagabo bose baba bashaka kukuruhukiraho no kukumarira hirari ryabo, kandi nta numwe muri bo bata umugore we ngaje gushaka wowe. Menya ubwenge, menya ubwenge. Karamubye. Ibi nibyo mpfa n'ibirokore by'ubu ngubu. Urumva ukuntu kinsomeye we, n'ukuntu ejo ndi nashatse kugisoma kikanga. Siko wagira ngo hari umuntu wandoze gukunda abagabo bubatse, kandi nta n'umwe wantwara pe, nta n'umwe twakuruka, bose baba baza banshuka gusa. Semani nkubaze, ibyo byonyine nibyo byonyine mwapfuye cyangwa arakwanga akaba atari yabikubwiye? Nyamara
Shamana kamubwiza ukuri rwose nakubeshye nibyo byonyine twapfuye pe nta kintu na kimwe kuva nagira hano ntituratongana na rimwe nta n'undi muntu nanditse ye turagira n'ikintu kimwe dupfa hano pe ariko se atari bya bindi bya nahoraga nkubwira mwana bimwe byo kwigira umurokore wirirwa ngo uri kubwiriza ubundi bya bintu bitumwe nande bimwe byo kwigira umurokore nyine do si bigukuye amata ku munwa umugati urawubuze reka nkubwire tugomba kuvuga ijambo ry'Imana babishaka batabishaka aho babikeneye naho batabikeneye urumva kandi nkubwize n'ukuri nubwo nabura n'akazi kanjye nubwo natotezwa mu zindi nzira zose zibaho sinzacogora kuvuga ijambo ry'Imana ndumva warakaniye mbese ibyo ngibyo byo kuvuga ngo nzajya gukora mugati witeka niwe umenye uko ngomba kubaho n'uburyo nzambara byose witeka niwe umenye ntabwo ikiremwa umuntu aricyo kimenya ngewe uko mbayeho ntawamenya mbese mva mwana mva nkubaza ubundi Suzana biriya bintu bizakiriya yagufasha ati ubundi muri ruriya rugo Suzana niwe muntu mubi wa mbere muri ruriya rugo noneho reka nkwakenya uzi inshuro yampfungiranye mu kabati hafi no kundazamo noneho ibigendanye n'imigeri n'ibitotsi yewe byose nabibara Suzana shaka erega burya mani umuheruka kera cyane umva ipaye mwiza umva ni umwana mwiza uzi ko nkunda arankundwa kaza bikomeye uzi ko yageze nambwira ngo sinjye mwita mabura njye mwita mama ni nawe dorera reba kunutsa uri kureba kunutsa iyi myenda yose ubona niwe wanyambitse nara kuguriye n'ikibodaboda gishyashya urabireba ubu mbese ndakende no mu bwiza bw'Imana yabaye nka data ariko se Suzana nzi uwo mutima yawukuye he ubu ngubu azakurihira ku ishuri ni nawe usigaye kwambika gutyo rwose ahubwo sikore nayo umva yavuze ati wowe nkuguriye imyenda nkuguriye buri kimwe cyose ujye nambaye n'akabagisa gashyashya reka ubireba kandi noneho koko agiye kunsubiza no ku ishuri njye niga nk'abandi bana noneho sibyo nakubwiraga se umurengezi arahari ariko buriya sibyo ubwize n'ukuri ubwo namwita mama ntiyasimbura mama wambyaye kandi numva yarabaye we nyine no kumwita mama kandi nkanamuha n'icyo cyubahiro nkanamwubaha kandi kankubwize n'ukuri ubwo namwita mama wibuke ko umuntu ni mugari ejo n'ejo bundi ashobora kumpinduka kabishywe nyine yaguhinduka nyine kabishywe ubizi ko yaguhinduka kabishywe ubizi ko yaguhinduka urumva yaguhinduka nyine byose no witeka ubigena ahubwo ngereka nkwibwirire mwana reka wenda nibyo byo tubireke se n'agakoma karimo hariya cyangwa agacyayi oya mva wiseka koko umva ni ukuri kw'Imana nkumbuye ibiryo nkumbuye ibintu rwose nkumbuye ikintu cyo mu nkono ni ukuri kw'Imana ndwana bane yakuzareka ngende cyangwa ni kacyayi abiza bakire mu nkono byayo ngende nkurebere niba ari kirimo ninsanga nta cyanashize ndakugurira n'amata nta kibazo rwose ni ukuri kw'Imana nzanira pe nze nkurebere ni ukuri mwana nzanira ngo mwana sigaho cyane mwana uri kubireba ariko se uva nkubaze shamba mwana wihangana uze kumana agasenyi sanze kugura kavange nimugoroba rwose turabireba kwa mama kidedere rwose buranja kureba akavange da rwose ntacyo turabireba mani kabisa yingo mwana murezi yaragafashe asha uramuswa Imana iramukunda dore banza bya bintu by'abarokore bikora mwa bya bintu by'abarokore birakora umwana Imana iramukunda rwose uzi ko mpamagaye nkahita ntega moto nkabanje kukureba bimeze biteze shana mateta niwe pe niwe rwose ko kuva namubona numva narahindutse kandi ndarandota inzozi ndi kumwosa ndi kugira gute mbese nkumva ikintu cy'urukundo ntazi ahantu ruva ndarandota ndi kumwosa mbese niwe pe niwe ariko rero akanakumira aho ntugiye kongera gusara ngo niwe rwose ngo niwe mama teta ese niwe ndi imbere wahereye umbwira ngo niwe nindi
ninde uri kuvuga haje umwana w'umusore uri mu kigero cya wundi wanjye azanywe na maningi wundi wakoraga hano kera yego ndamwibuka baje rero cyagiye twaragiye mu cyaro uwo mwana w'umuhungu yashakaga akazi bahasanga Deborah wa murumuna wanjye Deborah ubwo amuha akazi ariko mubwira ko atagira ababyeyi atazi se atazi na nyina ngo kandi ngo yakuriye mu kigo cy'imfubyi mu cy'ababikira ariko uwo mwana kuva namubona numva ikintu cy'urukundo rwinshi kuri we kandi nkumva mufitiye impuhwe nyinshi rwose bamuteta niwe rwose mbyiyumvamo yokoyo mana nyagasani none suza ibyo bintu twabigira gute cyangwa se nuko umaze iminsi ubitekereza nawe umutekerezaho wenda niyo mpamvu byabaye gutyo sinzi ikintu turi bukore ariko numva ntazi gusa amaze iminsi ndi mu masengesho Imana yari yarambwiye ko ugiye kumpoza amarira kuko bwo gusenga no kwihana kwanjye ubwo rero ngeraho nyine ngakubita agatima ntiwasanga ari buriya hanyuma ubu dukora iki koko ariko reka nkubwire va mu bwoba tugende tumuganirize tuze kumubaza inkomoko ye twumva aho aturuka kandi numva ntacyo bitwaye nta kindi twakora erega niyo mpamvu nakwiyambaje n'inshuti yanjye ngo uzumfashe ariko se mu mateta bibaza nsanze ari umwana wanjye ese ubu nabigenze namubwira ko ndi nyina namubwira ko ndi igiki reka nkubwire amateta ntabwo uri kumva induru ahubwo utabara ndumva byacitse niba barwanya inkoka byara akosuka ibyo ni ibiki kuvana ntiwumva ako se wambabariye ko uranegera ngo kuvana ntiwumva ako se wambabariye cyarajya uzahave nkwishi ako se nose mu muziki koko basi wajya ugira n'umutima mwiza ukagwanya umutima mwiza w'iki usigaye umenyera usigaye umenyera muri inzu wagira ngo niwe nyiri urugo nta soni se wambabariye ko ndashaka kuzingurwa ukava hano urimo uranyumva neza cyangwa uzanambure nzakwice ngewe Deborah nzakwica ngewe we Deborah ngitomure kuravuba cyangwa umboni uyu mwana uri kumuhora iki uyu mwana wanjye uri kumuhora iki sereka nkubwire iyi mbwa imaje kumenyera muri runo rugo nuko wowe utahirirwa imaje kumenyera wagira ngo niyo nyiri urugo uzi ko uyu mwana afite uburenganzira hano 100% wari ubizi uratinyuka ukankubitira umwana gutyo ngiye nzongera no kubona umufata kuriya ngiye uzahita umvira mu rugo kandi wiko kwa nari wanjye urabizi neza nta soni nkaho wakamutekeye ngo arye ahubwo urimo uratinyuka ukamukubita ngo iki nje nkatekeye imayibo bikarya ngo ni mayibobo ariko Deborah rwose mureke intambara ntago ari byiza sibyo rwose mureke intambara yizire rata rakuna kugize bicecekere nakubwiye kureka intambara si ibyo ukora byose umenye ko iyo mbwa ntayishaka hano rwose kandi wabigenza gute pastor birakomeye none agezaho kugira ngo arashaka ngo tumusubize amafaranga yaduhaye ngo iki dore buri akarangwa niwe muntu utura menshi urabizi urusengero rwacu ko rwatumeze araza bagaturwubake ashyiramo amamiliyoni n'amamiliyoni urusengero rurarangiye ibintu byose bigiyemo atangira rero kuvuga tumuntu kuko twabonaga ari umuntu uri kudufasha tumuha imyanya y'imbere ubu ngo ariko atugeza ageza ari kutubwira ngo tumusubize amafaranga yiwe kubera ko tumutenze nyine none twabigenza ako se kamubaza siko ntawe ni gute ujya ugafata umuntu nk'uriya nka karamba mukamuha mikrofone ngo yigishe ngo nuko atura menshi ubundi ninde wabwiye ibyo byohero bituruka mu maturo bituruka he mu nzu y'Imana nararebye ndavuga ati umuntu uhora ukora niwe wabikoze se akubakisha njya kubona ngabona bamuhaye mikoro mba nicaye ahantu imbere kandi ibintu bizabakora byadukozeho ahubwo aho duratangiye kubishyuza amafaranga murayakura he ntanjye nayo mfite
ndayakora isenye ubu andi hejuru pasiteri wambaye amafaranga yanjye Karangwa ni mufite ubuhamya bwe nimuzi uko yakuze si umunyamasengesho wakore mu itorero ryanyu arahurudutse avuye ikana arangaraje abakubise miliyoni abo baciye urusengero atangiye kubafasha atuye umuntu n'umurokore kuko yatuye menshi mumuvanye inyuma mumwicaje imbere bukiye mumuhaye mikoro ngo nabwirize ariko mwibwiye ko kuvuga ubutumwa ruhagarara ku gatuti gusa ntabwo kuvuga ubutumwa rukuza umuntu wese ngo rirapaye ko bitaratomuhereza none se ubwo bavugira ku gatuti yabaga bavugaga no hanze Karangwa nzi none dore mumuhaye naho umuntu amutengeye ni umuntu abaye n'imfura ngo muba abakristo bazima mujye musura abantu mwatenze inyuma mumenye uko bameze mu mago yabo ari gihe mutenga umuntu muzi ko mumuhagaritse agiye kwisura yego nibyo gutenga abantu pe ntabwo umuntu nkuriya nimba atangiye gutereta abaririmbyi mukamubona mumubona yasinze mukabona mugomba kumuhagarika kuko yibwiraga harenda ko kuvuga ubutumwa ku gatuti bihagije no hanze naho tutavuga imico dukora dufite uko twitwara uko tuganira abantu tubana nabo nabyo ubwabyo nivuga butumwa ntabwo uzajya kwicara mu kabari uri umukristo ubwo nubuhe butumwa uri kuvuga biragaragara ukuntu bitwaye nyine nawe yaratangiye none murangiye uramutenze ni umusuye ngo umenye uko yitwaye umugabije satani yabyemeye se byo amamagara murashaka amafaranga reka tubonane musure tuganire wapi ngo ngewe icyangenzaga narakibonye ngo nyine we icyo ashaka na amafaranga iby'Imana ntabireba ariko mutenga gute nawe ngiye tubugiye tuzakureba cyakora abarokore dufite ikibazo kandi iki kintu tuzakigisha pastor uzamfashe ngiye mu musanzu twigisha abantu bamenye ko gutura menshi ariko kumenya ko umukristo nyawe usibwo bukristo reka none se twirega tubona ku mbuga nkoranyambaga za WhatsApp na za Instagram nujye ubona abakobwa bakuru burabaje gufasha abakene yego nabyo ni byiza ariko aho ngaho uhagarire ntabwo ariko hagaragara gukiranuka byanyana cyo bigenda ega nakaboko gatanze ngakaburyo ni gatanga ku musoni kayimenya ariko baratanga nahaye uriya muze mumfotore nawe niko Karangwa ateye urusanga ngiye kwikoreshereza imodoka yanjye kare no kurusengero nayo hari ntago najya kuvuga ngo Karangwa wanye ngambere nayo nje kwibwira ari wanye ngo babyemere ibyo ni ibintu tugomba kugiraho inama ura no kuyobora abantu ntabwo ari ukuzubategeka kuyobora no kuzuzanya ntabwo waza ngo umushumba uhita uvuga ngo ibi nibi ni itegeko urumva habaho komite nyobozi y'itorero ibintu tubiganiraho ariko ibintu bifatira umwanzuro gutenga umuntu ukagenda ukajugunya n'umusura ahubwo nimba utenze umuntu byakabaye aribwo none umuvugaho ubutumwa cyane ariko kugira ngo mujye kumubwira ubutumwa none ubwo mushobora kumubatura mukamuvana inyuma abarokore baramuririmba haciye bakamuririmba njya mbibona none se ko mbikora nkagerageza kumamagara nakiza mu itorero nakiza muri korari ahubwo ahora abamagara muri korari ku ruhande satani umuseki bimurimo sinzi aho uzahera nyitoroka nyisengera ngigenda ariko kubera umwuka w'Imana azamuvamo gusa nyino hano ngo dere ngo wa mupasiteri ngo wambuye uyu ngo wamutwaye amafaranga niyo nkuru aho unyuze hose ariko afite ishyaka byo Karangwa ariko atari mu bwenge bw'Imana kandi nabyo ni byiza yego kubafasha ariko sinzi ikintu dukora iki se reka mubwire ikintu twakora pasiteri ibyabaye byarabaye tukwiye kwicara tugasenga tukabwiriza noneho n'andi matorero yose ari hano bakamenya ko gutura menshi atari ko kuvuga ngo ni umukristo nyawe nicyo kintu cya mbere kuko ibyawe ikintu kibaho kugira ngo kitwigishe kuko twe ntabwo twakwigisha niyo mpamvu akirura mu mugabo nta mwanya afite amafaranga buriya nicyo kintu abantu benshi bari mu nsengero bazi ko kugusubizwa kw'Imana cyangwa gukora kw'Imana ari ukujya ku mavero ukurira imisozi buriya hari ibintu bikora ku mutima w'Imana ukora ubundi ijambo rivuga urumva kandi yarabivuze nta handi ivuga ngo ni mu ngerageze ariko ni mu ngerageresha icya 10 n'amaturo mufasha abakene nimukaze mu nzu yanyu buko Karangwa byo binarabishoboye Karangwa arasarura yakoraga ariko icyo kibazo icyo kije ibyo turaza kubikemura ahubwo nyibwirira amakuru yiwabo barakomeye Suzana mezateze arakomeye rwose ejo bundi nawe yavuye iwabo kuri amukecuru nabizi umugore wanjye yarabimbwiye niyo mpamvu nkubajije cyameze neza nta kibazo ndetse guhora nyina akanyanga umwana ngo nabona umwana ngo nabyara muraniyigisha mubwira ati Imana nitanga urubyaro tuze izaza pastor inshuti yanjye sinakubeshya ariko buri ikintu kijyanye no kubura urubyaro ku bagore abari danda aho buri mahirwe Suzana yagize nuko afite umugabo nkawe nyine ubyumva kuko hari n'abandi bagabo bakijijwe banavuga ubutumwa b'abanyamavuta ariko batitiriza abagore baba babuze urubyaro kugira ngo umwana ahantu mu murima bamu cyangwa kugira ngo bitera amata
nazo ubundi ko mwana w'umwana ari umugisha utangwa n'Imana niwo umugisha utangwa watuje sibyo murambwira umugore tegereza igihe cyawe kirahari inkono hirige njya kumva ko turi nko kugana cyangwa turi nko kurya muri salo ngo se bigenze gute atangira akambwira ngo bigaragara hano hari ikibazo gutinda ku rubyaro byashoboka no gutinda gusubizwa ku kindi kigezo cyose byashoboka ariko ahubwo ikibazo ntabwo ari ikibazo bivuga ngo ikibazo si ikibazo ufite ahubwo ikibazo ni ahantu utegereje umugisha w'Imana Suzana umugore wawe ntabwo ari umunyamasengesho yego ni umunyantege nkeya rero aho ategereje no hari ikibazo ikibazo si ikibazo afite ahubwo ikibazo niwe kibazo ategerereje urumva buriya iyo ufite ikibazo kuko haba icy'urubyaro haba icy'uburwayi ukegera Imana ukomatana n'Imana nta mwambo ugukubita ngo ukomeretse ngo yarabiko yajya ambwira ngo ariko mugasenga ibiki uko udasengera urubyaro rw'urugo we yaratsenze agera no ararambirwa yashyize hasi nko kurwana nawe abantu benshi baraguye kubera gutegereza amasezerano ngo arabwira Imana ngo rimwe ngo kabiri ngo gatatu yabona ngo abandi ngo babyaye ngo bajye guhemba bimurya mu mutwe yageze are kuri Imana ngo ntabwo imuzi ntategereze kandi yizeye reka dufite ibihamya ni benshi bagiye babyara basara barabyaye bana barabyaye dufite ibihamya siko nsigaye mbya ngo tujye no gusenga tureme itera akabyanga neza abakuru urazi ntigeze nabyara abona rimwe umugore wanjye kumva iwanjye yigeze ambwira ko hari ukuntu simbizi ariko wowe turi inshuti sinabwishura umugabo mugenzi wanjye niyo mpamvu nkubwiye ibyo si ukumena ibanga nk'ubwo ugize gutyo ugasanga wenda yarigeze nko kubyara nk'umwana cyangwa se ikavamo cyangwa se yaragize amateka mabi ahahise mbere yuko mumenya wakora iki byaba ari umugisha kuri njyewe no mu rugo rwanjye iyaba yaranamubyaye cyangwa nabyara akareka guhora mu maganya ngo mwana w'ikina uzamuganirize cyangwa nazabikubwira kujya bibuka ko hari abagabo abana n'umugore ariko yakumva hahise nk'umugore agasara kandi bakaba banase bihita birangira ariko ntabwo byari bikwiriye urumva hahise nk'umuntu hakwiye gutuma musenya nimba twarahuye ngewe nawe tukamenyana nkiri mayibo uyu munsi tukaba twaramenyanye nyijijwe ntabwo ahakera hanjye ashobora gutuma utangira icyizere ubu ngubu duhuye narahindutse rero nimba warahuye n'umugore nawe yarinda wijya hari ahakera itaho mwahuye si bimwe nabuze nkubwira igihe twicaye mu modokari ibyabaye byarabaye ariko iyo umugore wanjye yaba namufite akamuzana uko namumenye kandi ntacyo cyatuma muto yaba ari umugabo nshaka kumumugara umukanishi ibindi byo turaza kubivugana neza buriya reka ngire ibyo bya karangwa nibyo byari binzanye yanesheje umutwe ariko witeka aza kubikora kikubera isomo Joseph gitahano ugenda ukibwire bari abantu b'iwanyu umugabanye w'abantu ibyubahiro mu nzu y'Imana musumbanisha abantu kubera amaturo arinjira bakamutwara gutya mugabanye gwa gatuti abantu ngo bahagarareho mutabazi mudafite ubuhamya bwabo ibazahagaze nk'ariya ku gatuta agatabwira abakristo ngo mwe mabere abanyoko kandi yaje kubwiriza mutamuzi cyakaza yankwe uha abantu mufitiye ubuhamya urumva dore umuntu arabyuka mu gitondo ngo shinze urusengero umuntu arabyuka mu gitondo akabwiriza nituba ubundi gira ubwenge turi kubyumvikanaho ntako ndiga kwishyuza cyakora mpamagarira gutabara nicyo nshoboye nta mafaranga mfite ngo utabare mu mwanya wanjye pateta reka ngende ubwo uraza kumbwira niba birebire ndaguhamagara mugano nanabaye uze ntacyo yego turavugana sawa sawa mwijweho cyose ni ibiki kandi cyase sha uguze ibintu Deborah mukoreye reba uko amugize yicarira hano mama yicarira Deborah sha nsanze yamufashe yamunize reba uko amugize pe humurama humura cecekere pfuye ikize sanze ibyo bapfuye sindi mupfuye iki koko ni iki mupfuye dawe kuretse ko yari kubwira ngo nzavanga ngo amacakanga ngo nanze kwaba ku mahoro akoze aragukura ahangaha we niwe kera umukobwa rwose amaze kunshorera kandi igihe nzamusubiza kwa mama yazatahe rwose ese yapfuye kubimubwira ndabizi si icyo bapfa nese ubundi musaza ibyo ubushize nasanze n'ubundi barimo baterana amagambo none n'ubu nsanze bafatanye akose ubundi mupfa iki dawe ntabwo mbizi ariko ibi bintu bikurikirane ntabwo ari gusa uko ngo cyagiye ngo namubwiye ntabwozi ziwe kandi nkamubwira nkajya mbona Imana imubwira avuga ngo ntakiranuka akabyanga
imana ibintu si ubwo urumva byumvikana ngo imana ngo gukiranuka urumva uyu mwana uko umureba aha ngaha ari umunyempano nubwo ari umukozi wo mu rugo afite imana muri we arasenga arerekwa niyo mpamvu yagiye yerekwa ry'uriya mukobwa murumuna wanjye akamwerekwa ngo abone imbwa zamugose akajya yerekwa ngo abone abantu bamushungereye yasinze uyu rero yabimubwira intambara ikarota icyo nzi ni uko yaneretswe ni uko ubundi se reka nkubwire koko ko abakozi b'imana bagowe urabona yafata umuntu w'umugabo ufite ubwanwa ungana gutya akamusokaho amazi uyu nguyu ni ukubera gukizwa ariko mana we noneho ngo akirirwa mucyurira ngo nyina ngo yaramutaye ngo ibiki ese Dawidi wambwiye amakuru yawe koko se humura amakuru yawe ihangane humura ngenda singufata neza singufata nka mama wawe hari ikintu wima kandi nakubwiye ko nzana gusubiza mu ishuri sibyo gabarira rero umbwira ubuzima bwawe ibyo bintu byo ko mama wawe yagutaye njya numva Deborah avuga buri gihe ndabyumva ariko simenye ibyo ari byo niba iki tubwira ubuzima bwawe ntacyo humura turababyeyi humura sibyo mama turagukunda tubwira uko byagenze ariko ntutubeshye mareka babwiza ukuri njyewe ntabwo ari uko mbasuzuguye n'ibyo muri kumbaza niba numva nabona mbashaka kuzangira kubwira iby'ubuzima bwawe oya mama humura ubu rero kubera ko yabwiye Deborah akaba akugira kuriya wagize ngo abantu bose ntibabihumura twe turi abantu beza humura tubwire hanyuma tunakemure kino kibazo ntikizongere kubaho nta mpamvu yo gukomeza kujya gusukaho amazi ngaho vuga tuguteze amatwi mama sibyo babyeyi inkuru yanjye ni inkuru ndende kandi kababaje cyane ntacyo tubwira ngiye nkura nakuze nkuriye mu kigo cy'abamanseri Rwamagana ahantu bita mu Cyovu manseri niwe nakuze mbona anyitaho andera humura ubwo naje kumubaza ndamubaza ubundi nkuru y'ubuzima bwanjye ambwiye ngo ni hano ni muri Amafaranga ese ababyeyi banjye barapfuye kumbwira ngo barambyaye baranduka humura komera mama komera ngo bakujugunya hehe baje kunora mu ishyamba hepfo y'igipangu ikigo cy'ikumanse humura ubwo naje kubona yuko kuba mu kigo nta terambere nasigera mpura naryo harya ngo aho hantu bakujugunye icyo kigo ngo cyabaga hitwa ngo iki mu Cyovu Rwamagana humura ma yego maze nibwo naje kuganira na mansera mubwira ko ngiye gushaka ubuzima ngiye gushaka uburyo nzubaka umuryango nanjye umuntu w'umugabo nkaziteza imbere ko kuzanga ashaka aka kazi Kigali nibwo naje guhura n'amaningi ese umva ufite imyaka ingahe imyaka 18 none se nta kantu se byibura masere yakubwiye ko wenda baba barakubonanye katuma wibuka n'umuryango wawe tekereza habe n'ifoto koko nta n'agafoto ifoto
Imana muri ibitangaza. Mana we nguhaye icyubahiro. Imana yarambwiye ko igiye kunsetsa. Yesu we. Mana nguhaye icyubahiro. Mana uteye igitangaza we. Suzani we wakabonye ngo niko nikakandi najyaga nkubwira sogokuru yari yarambaye ngakamwambika. Mana ndagushimye. Obuhenebere karu